Robert Francis Prevost Leo wa 14 ni papa mushyashya wasimbuye Papa Francis, ndetse akaba ari na papa ufite ibitangaje byinshi, akaba ari nabyo tugiye kugarukaho hano. Reka nizere ko mwegereye amasikirini yanyu ugiye kureba ndetse ukiyumvira bimwe mu bitangaje byagiye biranga uyu Leo wa 14. Ni byinshi, reka dutangire. Kora subscribe kuri M2 TV Rwanda kugira ngo utazajya ucikanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ukore follow ku mbuga izo arizo zose kugira ngo ujye ukurikirana ibitandukanye bitangaje biranze iyi si. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri Leo wa 14. Mu myaka isaga 2000 ishije, Kiliziya Gatolika yimika bitwa ba papa ndetse bakaba n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi. Niwe munyamerika wa mbere ukomoka muri Amerika, muri Chicago, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe bwa mbere utowe aturutse muri Amerika. Icyo kikaba ari igitangaza cya mbere gitangaje kuri uyu mugabo wa 14 witwa Leo. Reka dukomeze twerekeza ku kindi gikurikira gitangaje ku biranga uyu mugabo witwa Leo, papa mushya. Ikindi cya gatatu ndetse nuko ari we mupapa watowe mu minsi mikeya cyane nyuma y'uko Papa Francis yitaba Imana, dore ko abandi habanzagamo gucamo igihe kinini barimo bashaka kunomina ndetse bagenda banahitamo abantu batandukanye, ariko uyu mupapa niwe muntu byafashe igihe gitoya gusa kugira ngo abashe gutorwa asimbure Francis wari umaze kwitaba Imana. Ikindi gitangaje nuko izina yaje guhitamo ari izina riheruka kwitwa undi mupapa kera cyane mu 1903, bitandukanye n'abandi baherukaga bajyaga bitwa amazina yenda kwitiranwa ndetse anahuye ndetse banakurikirana, ariko we akaba yahisemo izina riheruka kwitwa umupapa mu 1903. Avuga yuko kandi afite gahunda yo kuba yakusa ikivi cy'uwo yasimbuye ari we Papa Francis muri izo nshingano, kuko muri izi ngamba zo kuba yazamura igitsina gore nk'uko bitahoze biri imbere muri Kiliziya Gatolika ndetse basubizwaga inyuma cyane, akaba avuga yuko agiye gukomerezaho akateza imbere strategy yo guteza imbere igitsina gore muri Kiliziya Gatolika ndetse no mu myanya igiye ikomakomeye. Uyu Papa Leo kandi bivugwa ko ari umuhanga cyane mu bijyanye no gufata imyanzuro yitonze ndetse n'ibyemezo by'ingirakamaro, ndetse akaba yaraminuje mu bijyanye na teoloji ndetse n'amategeko ya Kiliziya. Urumva ko ari rimwe mu itandukaniro riri hagati ye n'abandi bose baba barigeze kubaho mu bijyanye no gufata imyanzuro, ngo ni intyoza, ntago yoroshye. Iyi ni M2 TV Rwanda, kora subscribe ukore na follow ku mbuga zacu zose.